Kora subscribe kana kuli like utange komenti kuli channel yacu y'abavandimwe TV niho twese twigira ehe oh niho twese twigira ehe oh niho twese twigira. Tumaze igihe kirekire tutabonana ariko ubu ngubu turahari tubahaye ikaze muri ku kwezi kwa karindwi. Ukwezi kwa karindwi tugiye kuzabahereza amasomo meza kandi amasomo aryoshye, amasomo nawe uzumva ukumva koko arakuryoheye kandi arakunyuze. Muri ku kwezi kwa karindwi ni ibintu byinshi tuzageraho. Abantu biyongereye kuri iyi channel yacu turabashimira cyane kandi tubahereza ikaze buri munsi. Mwarakoze kwiyunga ku ishuri ryacu, niyo mpamvu rero tubashimira kandi abantu mutanga comment namwe turabashimira. Ikindi agira ngo mbamenyeshe ko nyine uku kwezi kwa karindwi amasomo agiye kuzabageraho aryoshye, ubwo rero ntuzacikwe. Kandi ubu ngubu ibintu bisa nkaho byagiye kuri gahunda. Umuntu wese uzajya urangiza video azajya ahabwa igihembo. Icyo gihembo ntukimbaze ngo nkikubwira aka kanya, ahubwo ugomba kugira amatsiko y'icyo gihembo. Uzajya uhabwa gift mu kurangiza video, kandi iyi gift ni gift nziza izajya yubaka ubuzima bwawe. Iyi gift rero ntikagucike. Umuntu uzajya ureba isomo ryacu akarirangiza azajya ahabwa gift. Ubwo gift rero ni ukuyirwanira. Buri muntu wese uzajya urangiza video yacu azajya afata iyo gift. Banza ukore subscribe maze tugendane mu isomo ry'uyu munsi. Iri somo ni ibintu bikomeye utari kuzapfa kumenya nubwo byagenda gute. Ni ibintu bikomeye tugiye gusesengura. Ibi bintu ntago wapfa kubimenya nta muntu ubikubwiye, ahubwo ni ngombwa ko nyine uguma kuri iyi channel kugira ngo ubashe kubisobanukirwa. Mujye kubana nanjye Theo MC mu ishuri cyangwa se mu isomo ry'uyu munsi. Senaryita ngo iki? Ni isomo rikomeye, reka tugendane. Okay. Umugande aravuga ngo ebisanyi. Umugande aravuga ngo ebisanyi. Ebisanyi mu rurimi rw'ikinyarwanda ni ibinyabwoya. Mu rurimi rw'ikinyarwanda ibinyabwoya mu kigande ni ebisanyi. Umugande akongera akavuga ngo ebiwojolo. 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 Mu rurimi rw'ikinyarwanda ni ibinyugunyugu. Ibinyugunyugu nibyo ebiwojolo mu rurimi rw'ikigande. Umugande akongera akavuga ngo ensanafu. Ensanafu mu rurimi rw'ikinyarwanda ni intozi. Intozi mu rurimi rw'ikinyarwanda, mu kigande ni ensanafu. Umugande aravuga ngo ebyenyanja. Ebyenyanja mu rurimi rw'ikinyarwanda ni amafi. Umugande wayita ebyenyanja, cyaba kimwe kikaba ekyenyanja.
ekyenyanja byaba byinshi cyangwa se bibiri bakabyita ngo ebyenyanja. Okay. Umugande akongera akavuga ngo empologoma. Empologoma, urumva ko nanjye nivuze mu ijwi rizamutse cyane cyangwa rinini. Empologoma. Empologoma ubwo urumva ko nawe ari ikintu kinini. Empologoma mu rurimi rw'ikinyarwanda ni intare. Nimba utaruzi intare mu rurimi rw'ikigande, abagande bayita empologoma. 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 Umugande akongera akavuga ngo empungu. 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 Empungu ni iki mu rurimi rw'ikinyarwanda? Empungu mu rurimi rw'ikinyarwanda ni ibisiga cyangwa se igisiga. Ibisiga cyangwa igisiga mu kigande ni empungu. 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 Empungu mu kigande. Umugande akongera akavuga ngo enswera. 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 Iri jambo ni ijambo rikomeye cyane, ubwo ugomba kurivuga utitega. Ni ijambo rikomeye cyane kurivuga cyangwa se kurishobora. Ugomba kurivuga utitega kugira ngo utazakora ibindi bintu bitari byo, utazavuga ibitari byo. Enswera. Enswera. Enswera mu rurimi rw'ikinyarwanda ni isazi. Utu ni utuntu nyine tw'ubwenge mbanagiye ndi kubashakira kugira ngo namwe mutumenye. Enswera, isazi mu rurimi rw'ikinyarwanda. Umugande akongera akavuga ngo emese. Iki cyo ngira ngo nta muntu utakizi kuko abantu benshi barakivuze, ariko nimba nyine utakizi ari ubwa mbere ucyumvishe. Emese ni imbeba mu rurimi rw'ikinyarwanda. Emese ni imbeba mu rurimi rw'ikinyarwanda. Turi kwihuta cyane kugira ngo isomo ryacu ritaza kuba rirerire cyane, kandi twitegura no kubahereza ya mpano. Ubwo rero umuntu uri hafi gufata ino mpano, reka turebe nimba yiteguye. Umuntu uri kugera ahangaha ari hafi gufata impano yewe. Umugande akongera akavuga ngo akamyu. Akamyu. Akamyu mu kinyarwanda ni urukwavu cyangwa se bakame. Akamyu. Akamyu. Bwaba bwinshi bakavuga ngo obumyu. Ubwo ni bwinshi. Inkwavu nyinshi bavuga ngo obumyu. Rwaba ari rumwe bakavuga ngo akamyu. Nuko nguko bavuga mu rurimi rw'ikigande. Umugande akongera akavuga ngo gonya. 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 Ese gonya ni iki mu rurimi rw'ikinyarwanda? Gonya mu rurimi rw'ikinyarwanda ni ingona. Mu kinyarwanda ingona, mu kigande bayita gonya. Gonya. Umuntu rero ugejeje ahangaha, iyi ni yasa yo kumuhereza gift yiwe. Iyi gift nabateguriye izajya ibaho buri gusoza video, kandi nzi ko izabakorera, kandi nzi ko izajya ibubaka mu buzima. Iyi ni business tips. Izi nama ngiye kukugira uramutse uzigendeyeho wakwiyungura byinshi mu buzima. Iyi niyo gift nakugeneye kuri uyu munsi. Gift nakugeneye kuri uyu munsi ni ukukugira inama mu buryo bw'ubucuruzi cyangwa se mu buryo bwo gutangira. Yewe umuntu utaratangira business, yewe umuntu ufite gahunda yo kuba ufite ikintu ushaka gukora, umva aya magambo. Ijambo rya mbere ngiye kukubwira ndavuga ngo tangira ukuri. Abantu benshi dutinya gutangira uko turi,
kuko tuba turi gutekereza ngo nidutangira uko turi, ibyo tugiye gukora ntago bizabona abakiriya kuko tutifite. Ariko icyo uri cyo reka kugihindura ngo wigereranye n'icyundi, cyangwa se ngo ureke gukora kuko nta kintu urageraho, uragifite. Icya mbere ni ubwo bwenge bwawe, icya mbere n'ibyo bitekerezo byawe, kuko izo nzozi zufite uramutse uzifashe ukazitangiza uko uri, wagera ahantu ugera. Ntugategereze kugeza igihe byose bimeze neza, ubutangirana ubusa, ariko ugire umutima n'ubushake. Ntugategereze ko uzabanza gufata byinshi cyangwa se gufata ibintu byose wumva ushaka gutangiza iyo bizinesi ugiye gukora. Oya, mu gutangira utangira uko uri, noneho ibindi byose bikaza bigusanga mu kazi. Nutegereza ngo uzabanza ugire ibyo ushaka byose gukora, bizaba byanze. Icya mbere ni ukugira ubushake bw'icyo ugiye gukora. Icya kabiri ugashyira umutima ku kintu ugiye gukora. Iyo umaze gushyira umutima ku kintu ugiye gukora, uragikunda ukumva kikurimo. Iyo kimaze kukubamo, byose birashoboka. Reka kumva ngo nta kintu ufite maze ngo wange gutangira. Itangiriro si ubushobozi. Uri kumva? Itangiriro si ubushobozi, ni ubushake. Itangiriro si ubushobozi, ahubwo ni ubushake bwawe. Ubushake bwawe nimba wumva ubwifitemo ko ugiye gutangira bizinesi, ukaba ufite ubushake bw'iyo bizinesi, cyangwa se wumva uyikunze, tangira. Si ubushobozi, ahubwo ni ubushake kugira ngo utangire bizinesi. Ushaka gutera imbere atangirira ku rugero afite, si ku nzozi gusa. Umuntu wese ushaka gutera imbere, aka kantu ariko ngira ngo hari ntabwo muri kugasobanukirwa. Umuntu wese ushaka gutera imbere atangirira ku rugero afite, cyangwa atangiza ibyo afite. Ntabwo ategereza ngo nzabanze ngere kuri ibi, nzabanze ngere kuri ibi, nzabanze ngere kuri ibi. Kuko iyo utegereje ngo nzabanze ngere kuri ibi, nzabanze ngere kuri ibi, usanga wisanze muri cya gihe cyo kuvuga, cyo gusanga noneho na bya bindi wari ufite warabimaze, ukabona bya bindi bya mbere bitakiriho. Ubwo rero icya mbere ni ubushake, icya kabiri ni umutima ukunda ikintu ugiye gutangira gukora, ikindi kintu cya gatatu, ubushobozi si bwo buguhereza icyo ugiye gukora, ahubwo uko ukunze icyo ugiye gukora nibyo biguhereza imbaraga z'ibyo ugiye gukora. Uri kumva ukuntu ahantu harimo ubwenge? Iyi ngiyi niyo gifuti nari naguteguriye, iyi ni gifuti nari nakuzaniye. Ibi bintu nubigenderaho, iyi nama ukayubakiraho, uzasanga nawe wabaye umuntu ukomeye mu minsi iri imbere. Nimba ukunze iyi gifuti, twandikire muri comment tubwire ngo ndabikunze, gifuti ndayikunze. Imana igomeze kuba mpera umugisha. Mwari kumwe nanjye Theo MC, reka tuzahure mu isomo ry'ubutaha. Kandi yewe muntu utubonye bwa mbere, amasomo ni menshi twize. Niba utari wayabona, andika Bavandimwe TV maze ukurikirana ayandi masomo yo twabanje kwiga ya mbere, maze udufate, kuko ni byinshi twize. Nimba utubonye bwa mbere, banza ushakishe n'ayandi masomo. Ni ibintu byinshi twize kandi byakugirira akamaro. Rero Imana ikomeze kuba mpera umugisha kandi ikomeze kubarinda. Ntukagende udakoze subscribe kuri channel. Reka Imana ibane namwe, tuzahure muri indi somo. Bye bye.